Ibihe byiza kuri mwe mukunda kandi mugakurikira ibiganiro bya Imena TV show. Izere ko mumeze neza cyane kandi mushima Imana. Amakuru ari gucicikana, amakuru ari kuvugwa hirya no hino. Na makuru ya Vestina uririmbana na Dorcas. Ndagira ngo tuganire kuri iyi issue. Tuganire kuri ingingo, hanyuma nze kuza kugira n'ibibazo nibariza. Yankunda kubwira abantu ngo ujya kureba agatotsi kari mu jisho rya mugenzi wawe, ujye ubanza urebe umugogo uri mu ryawe, umenye ngo ese ko ngiye kuvuga runaka, ngewe umunsi navuzwe bizagenda bite. Abantu benshi nabonye ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino kuma YouTube channel rwose zatamiye zariye, ba nyirazo barimo baratamira kubera iyi ngingo. Rero ntabwo ngewe nyirizina cyane nje kugira ibyo mbivugaho mu buryo budasanzwe, ahubwo ndagira ngo muri ya motivation of the day tuganire kuri iyi ngingo, ariko tunarebe ngo Vestine niki yakoze cyaciye nk'amabere, niki kidasanzwe cyabaye ku buryo abantu bose ingingo yabaye Vestina na Dorcas. Ariko nyine reka tujye tubyemera, no kuvuga ngo abanyarwanda baravuga ngo utakubonye nta kubara, utakubonye ntagira gute nta kubara. Buriya Vestina ndagushinja ikosa rimwe, umbabarire mbivuge, wenda na Murinda habi manager wawe aze kuza kugira inama. Abanyarwanda bavuga ko umwenda wanduye cyangwa umwenda mubi umuntu awufurira cyangwa awumesera mu gikari. Vestina rero, kuba hari ikibazo icyo ari cyo cyose cyavuka mu rugo iwawe, muri famiye yawe, ntabwo ibibazo byo rugo ntabwo bikemurwa na social media. Ngewe narababwiye ngo iyo wishyize hanze cyangwa iyo wiyanitse abantu barakwanura, cyangwa iyo wicuruje abantu barakugura. Hataraboneka ubutumwa kuri Instagram yawe buvuga bimwe mu byo wowe ubwawe wiyandikiye, abantu ntabwo bari bagira gute, ntabwo bari batinyuka kugira gute kukuvuga. Yego wenda havugwaga ibintu byinshi bigiye bitandukanye, bamwe bati Vestina ari kwicuza ikiganiro wigeze kugirana na Dorcas, umubwira uti rero uti gushaka ukiri muto n'ibiki. Ibyo byose rero ni bya bindi bavuga ngo bijya gucika bica amarenga. Hari utuntu umuntu akora, haboneka kandi kantu kabisembura, ukabutanze icyo nakwita content cyangwa utanze ubusobanuro bujyanye n'ibyo abantu batekereza. Kuko wowe ubwawe niba wivugiye ngo gushaka ukiri muto, cyangwa wavuga ngo gushaka si ibintu wabwira umuntu ngo akore yihuse. Bivuze ko ababikoze bihuse bitabaguye neza, cyangwa nawe wabikoze ntabwo byakuguye neza, nta byishimo ufite muri urwo rushako. Rero kuba haboneka kandi kantu gato gasembura bwa butumwa wowe ubwawe witangiye, guhita tubyuririraho YouTube zacu zigakora, nabo zari zarasinziriye bongeye bazibyukije. Kubera iki? Twabonye inkuru, niko gahunda iteye. So hari umwe mu bagabo babaswa ntigeze nshima, nubwo bamwe bamufata nk'umuhanga cyangwa nk'icyitegererezo. Yaravuze ngo kumenyekana ni byiza. Ngo rero niba nta kintu cyiza ufite cyo gukora ngo umenyekane, shakisha icyiza ikibukora ngo umenyekane. Niba nta cyiza ufite, shakisha ikibi ugerageze ugikore kugira ngo umenyekane. Uwo ni uwitwa Hitler, Adolf Hitler, niwe wigeze gukora iyo content imeze gutyo. Mwarabibonye ejo bundi ku witwa Yampano. Bango yabonye
indirimbo arimo akora n'imiziki arimo akora bitarimo bimumenyekanisha nk'uko abishaka. Abashyize ubwambure bwe hanze, aba yishyize hanze ngo kugira ngo amenyekane. Nubwo wenda baca ku ruhande bakidefanda byo kubura uko babigenza, ngo urabona ngo ni umuntu ngo twari dufitanye projet ngo washyize video yanjye hanze. Ibyo bintu ntabwo aba ari byo. Ntabwo ushobora kumbwira ukuntu umuntu mufitanye projet yashyize video yawe hanze kandi atari we mwakoranaga imibonano mpuzabitsina. Kereka niba uwari ugiye kugukorera iyo video ari uriya mugore mwari kumwe. Icyo ni kimwe. Kabiri, nta nubwo ari ngombwa rega kujya gukora kiriya gikorwa. Kiriya ni igikorwa kibanga, ni igikorwa cyiyubashye, ni igikorwa gihesha Imana icyubahiro. Ubundi abantu babiri iyo barimo barongorana aba ari uguhesha Imana icyubahiro. Nuvuga ngo umwe yari kurongora undi, impundu ziba ziri kuvuga. Nuvuga ngo ni igikorwa cyahawe umugisha, ni igikorwa cyejejwe. Iyo umwe arimo arongora undi, abantu bari kurongorana, kiba ari igikorwa cyo guheshwa umugisha. Imana yarakejeje. Ni nayo mpamvu Bibiliya ivuga ngo kurongorana byemerwe nande na bose. Rero iyo ugiye kurongorana ugafata video ukitereka, ubwabyo wowe ubwawe uba wamaze kwica cya gikorwa ugiye gukora. Nta gaciro wagihaye. Means what? Bivuze ko ntabwo wigeze wubaha igikorwa Imana yagize gute yubashye. Kabiri, ni igikorwa kigomba gukorerwa ahantu hiherereye, hari abantu babiri babyumvikanyeho. Wowe rero ufashe telefone uyishyize hariya, nuvuga ngo ubwo muri batatu rero, nubwo uriya muntu uvuga ngo mufitanye ikibazo atashyira video yawe hanze, nawe ubwawe wayishyira hanze. Kubera ko ushobora gukora ikosa runaka ugasanga ya video kuko uyifite muri telefone yawe yageze hanze. Muzabirebe abantu bakunda kugira ama video y'urukozasoni. Hari igihe video zabo bashiduka zageze hanze kandi ntawe wabashyize hanze. Ya mpano rero, nubwo wagerageje kwidefanda ukavuga ko ari gutya na gutya, ariko hariya nawe wakoze ikosa rikomeye. Reka ngo cyahe nka Musime na Gitero. Ubu nagarutse muri gahunda yo gucyaha no kugira inama abantu bitewe n'ibyo bagenda bakora bitari byiza. Ndi umunyamuco, ntabwo nkwiye kureba umuco uri mugenda wangirika. Ni mwebwe rubyiruko, ni mwe Rwanda rw'ejo hazaza. Wowe ya mpano n'abandi nkawe batekereza ibyo, ni mwebwe ejo abana banyu bazaba bigiraho. Ibaze rero umwana wawe nabona warabaye umusitari nk'uko wirirwa biririmba uvuga ngo Diamond, ngo ejo bundi nabonye akantu gatoya wakoranye na Irene kuri MI Empire uvuga ngo Diamond ngo uzamuruta. Ntabwo waruta Diamond ushyira ubwambure bwawe hanze. Biragoye. Ugomba kubanza ukiyubaha, ukabanza kubaha impano ikurimo, hanyuma ibihangano byawe bigatumbagira. Ugomba kujya unatekereza ukavuga ngo ejo abana banjye, umugore wanjye, nitumara gusaza, ko ibintu bigiye kuri YouTube bidasaza, ko ibi bintu bitabora, bizagenda bite? So ubwo rero kaba ari agaciyemo mbagira ngo mbakoze akanyafu nk'umutaramyi nyarwanda, ariko nanone nk'umuntu ukwiye kujya inama. Ntabwo ngewe nzajya nzanje hano nje gutaranga umuntu cyangwa kuvuga umuntu kuko nge simbikunda. Nkora icyo bita motivation of the day. Muri motivation of the day y'uyu munsi ndanyuzaho akanyafu ya mpano, ndagucyashye mwana wanjye. Ibyo wakora byose, science idafite conscience nta kibivuze. Uri umuhanga, uzi kuririmba neza, umukobwa w'umurundi abantu bakayikunda, ukajya kuri stage, amahirwe wari ubonye yo kujya kuri stage imeze kuriya iremereye, abantu bakagukunda, warangiza ukajya gusambana ugashyira video telefone hariya. Ibyo bintu nkunyujije akanyafu nka mukuru wawe nk'umuntu kuruta ntibizongere. Hanyuma twagiye kuri Vestine nawe muri motivation of the day ya none nkunyujije akanyafu, ndaguhannye mwana wanjye, hariya warahemutse rwose. Jyo banza ugisha inama. Abanyarwanda baravuga ngo abagiye inama Imana irabasanga. Ugira Imana abona umugira inama. Buriya nkanjye wize psychology,
hari akantu gato ukora kakangiza imitekerereze y'umuntu. Muri psychology ushobora kubona biriya byakozwe, nubwo nabonye n'indi nkuru niba ari wowe wayi postinze cyangwa niba atari we ntitwabimenya, ivuguruza iriya témoignage wari washyize kuri Instagram uvuga ko ngo wibwe Instagram. Umuntu ashobora kwibaza ngo niba waribwe Instagram kubera icyo wayikwibye, ikintu cya mbere yakoze ari ukwandika ko utabanye neza n'umugabo, kucyarare amarangamutima wayikwibye yahise akora. Yarasanzwe sazi ikibazo ufitanye na Odraogo ku buryo ashobora guhita aba ari cyo yitwaza. Icyo ni kimwe. Kabiri, none se niba yaribwe kwiyashubije nayo ifite aba views bangana n'aba yayindi, none se uwayibye niwe wivuguruje avuga ko noneho yibwe? Urumva aho ngaho ni ikintu abantu baba bakwiye kwibandaho no gutekereza, kuko niba mbibona neza ku itariki 5 Nyakanga ntabwo wambwira ngo igihe kinyuzemo ni gitoya cyane ku buryo kitakwemerera kuba ushobora kuba wagirira ibibazo mu rugo. Kandi nubwo wabigira, abanyarwanda bavuga ko umwenda wanduye umeserwa mu gikari. Hari abajyanama benshi, hari abantu mufatanya gukora umurimo w'Imana benshi batandukanye, yewe hari na Irene Murindahabi manager wanyu. Ntekereza ko nawe ni umuntu ufite ubwenge kandi utekereza neza ku buryo adashobora gutuma hari mistake iyo ari yose yaba. Urumva, ntabwo rero ushobora kutubwira ngo Instagram yawe yibwe kandi ufite management. Tuzi ko management iba igomba kumanaginga social media z'umuhanzi ibereye manager. Cyakora birashoboka ko hari amakonte umuhanzi aba yigengaho, ariko nayo kugira ngo waprodingeho cyangwa ugire ikintu postingaho byakabaye byiza ubanje kugisha inama kugira ngo ibyo bintu bigende neza. Munyujijeho akanyafu rero Vestine, biriya bintu wakoze sibyo, cyangwa niba atari nabyo gusubiza nawe ukoresheje Instagram ntabwo ari byo. Wakiteretse ukabwira abantu, ukabwira Murindahabi, mukagerageza kutumara icyo bita amatsiko. Uyu Vestine rero yashakanye na Ouedraogo Idrissa Jarike, ni umugabo w'Umunyaburkina Faso. Ni umugabo bavuga ko afite agafaranga ku buryo abitwaza ibi bashobora no kuba bavuga ko ashobora kuba ngo no kubana nawe ngo byarabaye mu buryo Vestine atigeze atekereza cyangwa yifuza. Uretse ko ibi nabyo ntabyemera kubera ko imyaka yari afite ntabwo ari yo kuba yafatwa ku ngufu cyangwa ngo akoreshwe icyo adashaka ku gahato. Abakoresha iyi ngingo nabo sinemeranywa nabo. Kuri ubu rero hari amakuru avuga ko ashobora kuba ari kugerageza gutandukana nawe. So aha rero ushobora kwibaza ngo ese ni Vestine ubifitemo uruhare cyangwa ni Ouedraogo ubifitemo uruhare? Mu butumwa rero Vestine we ubwe yishyiriye kuri Instagram, urumva ntabwo wamenya iby'umugore n'umugabo. Umuntu turi kumwe niko ambwiye, ibintu by'umugore n'umugabo ntiwabimenya. Umugore n'umugabo bashobora kurara barwana, noneho umuturanyi yabimenya akirukankana amakuru. Nyuma y'iminota 5 mwaza n'abayobozi bakabahindura injiji, bakabahindura inzanga. Nabonye n'uwitwa Godfather nawe ajya kuri space avuga amagambo atari meza. Godfather rwose wa mugabo we nawe rimwe na rimwe hari igihe uhubuka. Uri umuhanga rwose, utegura ama space meza ugahuza abantu, ariko hari igihe uhubuka. Ni byiza ko utumva uruhande rumwe. Uvuga ngo wumvise wenda ibya Vestine ariko wagomba kumva n'ibya Ouedraogo, ukabanza ukumva niba nawe Jarike ibyo bavuga ashobora kuba ari no kubeshya. Yiyandikiye rero kuri Instagram ye aravuga ngo uyu munsi nagerageje kugenekereza ubwo butumwa yanditse, nubwo buri mu Cyongereza nagenekereje mu Kinyarwanda, ngo uyu munsi ubuzima mbayemo ntabwo ari bwo nahisemo, mbayeho nabi. Ubu ni Vestine wabipostinze
niba ari we cyangwa ari uwo wayibye Instagram ye nabyo biraza kumenyekana. Kandi ibi ntabwo ari byo nkwiye, nzi ko nafashe icyemezo kibi. Gute wandika ngo wafashe icyemezo kibi kandi unabizi? Ariko byose Imana ibyemera kugira ngo twige. Nta mugabo uzongera kumbeshya ngo yangize ubuzima bwanjye. Ubutaha ninjya guhitamo umugabo tuzabana, azaba ari uwo tuziranye neza, menye umuryango we, menye na buri kimwe kuri we. Nta muntu uzongera kunkoresha cyangwa kunkinisha. Nibyo rero nababwiraga. Ibi ngibi yavuze rwose birashoboka. Ntabwo ari we wenyine, hari n'abandi bashobora kuba ubu none tuvugana barimo bicuza ubuzima babayemo. Ugasanga umuntu arimo aricuza ubuzima abayemo, ugasanga umuntu arimo aragenda avuga ati ubuzima ngewe ubuzima ndimo nakabaye nipfira. Urumva? Ariko ugasanga rimwe na rimwe cyangwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi, icyo nacyo ni icyemezo kigize gute, kigayitse, uba ugize gute, ubufashe. Ntabwo uba ukwiye kwicuza ubuzima wamaze kugeramo, ahubwo ukwiye kuvuga ngo ni iki nakora kugira ngo ubuzima ndimo musohokemo neza, cyangwa se niba ubwo buzima ntashobora no kuvuga ngo musohokemo neza, noneho ni iki nakora kugira ngo nanjye mbashe kugira gute, mbashe kwiyubaka mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Kubera ko byanze bikunze abahanga nibo bajya bavuga ngo ikintu bita ngo iyo mbimenya irabanza. Urumva? Iyo mbimenya irabanza, sinamenye cyangwa icyo nakoze kigaheruka. Iyo mbimenya irabanza, icyo nakoze kigaheruka. Ni nabyo narababwiye mu buzima tubamo bwa buri munsi. Kubyara ntabwo ari inshingano. Ushatse wabyara cyangwa ukabireka, ariko kurera ni inshingano. So ibi rero byose ntimukazajye mwirirwa muvuga ngo ye baba biraturuka he. Ibi byose bituruka ku cyo twita sosiyete tubana nayo ishobora kugira gute, ishobora kuduhindura. So rero icyo nendaga kuvuga none ahangaha muri mu cyo nakwita motivation of the day, ntabwo ari byiza ko nawe nk'umuntu usenga cyangwa udasenga ukurikira imbuga nkoranyambaga ukwiye kuririra kuri ibi bibazo uyu mwana w'umukobwa yahuye nabyo, ngo utangire ubigire icyo nakwita iturufu. Utangire ubigire iturufu, utangire wumve ko uyu mwana w'umukobwa cyangwa se uyu mugore ubuzima bwe burangiye. No, umuntu ashobora kugira ibibazo nonaha, ariko ejo ubuzima bugahinduka. Ntabwo ubuzima buhoraho, ntabwo ubuzima bubi abantu bahora mu buzima bubi, ntabwo abantu bahora basituragoringa mu buzima bubi, ntabwo abantu bahora barwana n'ibi bibazo. Ariko rero nawe icyo ugomba kumenya wowe Vestine, ntabwo ibibazo byose bikemukira hehe ku mbuga nkoranyambaga. Niba hari ikibazo ugize, jya ufata n'umwanya, uri umunyamasengesho, urasenga. Ukwiye gufata umwanya ugasenga, ukavuga Mana, ibi bintu uko bimbayeho mbigenze nte, ibintu uko bimbayeho ndabyigobotora nte, ndabivamo nte, ubuzima burarangira bute. Ntabwo ibibazo byose bije uhita wirukira ku mbuga nkoranyambaga. Narabibabwiye, ntabwo ari ukerega ari wowe ubanye nabi n'umugabo. Hari n'abagabo bakubitwa, barara bakubitwa, ariko bwacya mu gitondo ibintu bikagenda neza. Hari abagore, buriya umuntu wanditse Bibiliya ni umuhanga, yaravuze ngo wa mugore ugandukira umugabo wawe. Kubera iki? Nuko Imana yabibonaga nyine ko abagore kuganduka bizaba ikibazo. Ariko ibwira umugabo ngo nawe wa mugabo ukunda umugore wawe, kuko yabonaga ko gukunda k'umugabo nabyo bizaba ikibazo. So rero ndimo nsoza ubutumwa natanga, bagore tugandukira abagabo bacu, bagabo dukunda abagore bacu. Vestina, ibi bintu uri gucamo, ubuzima uri gucamo, nakubwira ngo pole sana, wihangane.
niba ari byo koko, kandi niba atari nabyo ubwo utangira usenge cyane, kuko buriya umwanzi yatangiye kukugabaho ibitero ku kijyanye n'urugo. Icyo kintu kimenye. Nitwa MC Imenagitero Moses. Iyi ni Imena TV show. Ibuka gukora subscribe, share, like na comments. Motivation of the day iravuga ngo ubuzima bwawe bwereka Imana, wibusangiza imbuga nkoranyambaga kuko abenshi ntawe kwitayeho. Mugire impagarike n'ubugingo, Imana ibarinde. Turabakunda. Reka nkwibutse ko ishuri ryiza ushobora gutwaraho umwana akiga akagira science et conscience ni ishuri ryitwa Bizbize Foundation School. Iherereye mu karere ka Gasabo, mu murenge wa Kinyinya, mu kagari ka Kagugu, mu mudugudu wa Giheka. Hari umunara uhari imbere yaho, uzahita ubona ibyapa byanditseho Bizbize Foundation School. Ni ishuri ryiza rifite abarimu beza b'abahanga, ubuyobozi bwiza, bagira science et conscience. Karibu muri Bizbize Foundation School. Turi kwakira abana, n'igihembwe cya kabiri turakira, n'icya gatatu tukakira, kandi ibijyanye n'amafaranga y'ishuri byabaye nk'ubuntu kuko hari scholarship iri gutangwa. Karibu rero muri Bizbize Foundation School.